turabashuje cyane mugira amahoro, Imana twizere ko ikomeje kubarinda. Karibu nanone tubaye ikaze kuri BBM official gatatu. Twari twabasezeranyije ko muri iki cyumweru tuzabagezaho ikindi kiganiro kijyanye na choosing marriage partner. Twari tumaze iminsi tubaha ibiganiro bijyanye n'ubuzima, ariko abajene bacu ntabwo twayibagiwe. Abasore n'inkumi bashaka kumenya icyo bakitaho mu gihe bahitamo uwo bazashakana. Dukomeje rero kubasomera cya gitabo cyitwa choosing a marriage partner, guhitamo uwo muzashakana. Ni igitabo kirimo ibintu byinshi byafasha abantu pe, yaba abajene bahitamwo ndetse n'ababyeyi bafite abasore cyangwa inkumi bakeneye kugira inama, cyangwa n'undi muntu wese ufite aho ahuriye no guhugura urubyiruko ku bijyanye no guhitamo uwo bazashakana. Rero tugeze kuri episode ya 5 y'ibiganiro byacu, aho turi kurebera hamwe ibyo umuntu akwiriye kwitaho mu gihe ahitamo uwo bazashakana. Igice cya 5 tugezeho rero kiravuga ko mu gihe uhitamo uwo muzashakana ugomba gushaka umuntu uzi neza, apana gutomboza. Ukaba uzi umuntu kamvuge amakuru ahagije ku muntu. Ntabwo wamenya umuntu bihagije wese, anyway umuntu nabwo ko iki giti ntabwo aba yiyizi neza, ariko nibura uzi amakuru ahagije nk'uko tugiye kwibona muri kino kiganiro. Kiraza kurangira ni ikiganiro kigufi, ariko kiraza kubaha amakuru ahagije yabasha kubafasha, yabasha kugira icyo abungura mu guhitamo abantu muzashakana cyangwa se mu gutanga inama ku bazikeneye. Tubibutsa kugira gukora subscription ku bakiza bwa mbere, kandi nabo dusanganywe like na share no kureba ikiganiro biradufasha cyane. Tugitangira rero, aba banditsi ba kino gitabo choosing a marriage partner batangirira ku mugani usekeje ariko nyine ufite n'ukuri. Batangira bavuga bati sekibi cyangwa se shitani umenyereye aruta umumarayika utazi. Ibi rero bisobanura ko mu gihe uhitamo uwo muzabana mu rushako ugomba kuba umuzi, ugomba kumenya inkomoko y'uwo muntu ugiye guhuza ubuzima bwawe n'ubwe. Amakuru akurikira ku muntu uteganya kurushingana nawe ni ingenzi cyane mbere y'uko ufata icyemezo gikomeye cyo gushyingiranwa nawe. Hari amakuru tugiye kubaha y'ingenzi cyane ugomba kwitaho mu gihe ushaka guhita nk'umuntu. Icya mbere nyine ugomba kumenya izina, amazina ye, ukamenya niba amazina yakubwiye yitwa ari yari mu byangombwa bye, ari niba yinawe n'abandi bamwita, kuko hari umuntu uva ahantu yarahakoze amabi, cyangwa se nk'uko turi kuvuga ku byo gushaka akahasiga urugo akajya ahandi agahindura amazina, bibaho. Cya kabiri ugomba kumenya imyaka. Kumenya imyaka umuntu ugiye guhitamo afite ni ingenzi. Afite kuba ari muto cyane cyangwa se akuruta cyane. Kandi abajyanama bavuga yuko ni byiza guhitamo umuntu hatarimwo intera nini y'imyaka hagati yawe niye, nibura imyaka itarenze 10. Itarenze 10 bikaba byiza nyine umusore ari we mukuru kurusha umukobwa, uretse ko mwamunangana, ariko muri rusange murumva ko intera y'imyaka ni ikintu gikomeye, kuko yo murutana cyane umwe arasaza akabura imbaraga undi agifite imbaraga. Ugasanga imibanire iragoranye, ibyo umwe akunda aracyafite imbaraga undi yabaye umusaza cyangwa umukecuru. Ugasanga imyumvire n'ibyumviro byanyu byamaze guhabana, ariho cyagiye ukunda gusanga batangira kugirana amakimbirane kuko nyine ntibabahuje imyumvire. Rero intera y'imyaka ni ikintu gikomeye cyane. Icya gatatu ugomba kwitaho ni ukumenya amashuri yize. Amashuri yize nayo agufasha kumenya uko umwitaho n'uko umutwara bishingiye ku myumvire ye. Muzi ko intera y'amashuri yize igira uruhare runini cyane mu kugena imyitwarire n'imyumvire y'abantu. Cya kane ugomba kwitaho, uzeni cya kanera cyangwa ni cya gatanu, kandi duhereye ku izina, imyaka, amashuri, yego. Cya kane akazi. Ugomba kumenya akazi akora. Urumva ibaze nawe ugiye gushakana n'umuntu utazi akazi akora, uko namenya ko ari umukozi ko akunda gukora, ko atazaza ngo ajye yirirwa yica kuvuna. Cya gatanu ugomba kumenya irangamimerere y'urushako rwe. Ni ukuvuga ugomba kumenya si umuntu ni ingaragu, se yigeze gushaka akaba yarapfakaye, yatandukanye se n'uwo bashakanye, ari mu nzira se zo gutandukana n'uwo bashakanye,
mbega mu makuru nyine ukabura yazi. Iyo ufite amakuru adahagije, hari igihe ushaka umugore wataye abana kure cyangwa umugabo wataye abana kure, urumva ni ikibazo. Icya gatandatu tugomba kumenya, bari kunshanga sinzi impamvu. Icya gatandatu tugomba kumenya ni abana. Ese afite abana? Yego, ugomba kumenya niba afite abana. Ikindi ugomba kumenya ahantu atuye, aho akomoka, iwabo. Nk'ubu mu Rwanda niba duhuriye i Kigali, ngomba kumenya niba uri umuvantara, intara uvamo ni iyihe, akarere ni akahe, umurenge ni uwuhe. Ibyo ngomba kubimenya, birumvikana. Ugomba kubyitaho, aho akomoka, noneho ukamenya aho atuye na karitsiye atuyemwo, ku buryo ukeneye kujya kumureba wajya kumureba, ndetse ukahagera ukahamenya. Uretse ko nyine nabyo biba bisaba kwitonderwa, kuko ufite kujya iwe ugasanga yibaye nabi cyane kurushaho. Cyane abakobwa, si byiza ko mwihutira kujya kureba abasore mu mazu yabo aho baba, ariko iyo hari umuntu ubona ko ufiteho gahunda, urabitegura neza ukajyaho nta kibazo, ukareba uko byifashe. Ikindi ugomba kumenya idini asengeramo. Asengera he? Imyemerere ye ni iyihe? Yemera iki? Imyemerere, ngira ngo mu ngingo twavuzeho bwa mbere, twavuze ko ugomba no kureba umuntu muhuje ukwemera, muhuje imyemerere. Rero ino ngingo iragaruka, umuntu muhuje ukwemera, muhuje imyemerere ni ikintu gikomeye, ugomba najya kubigenzura. Ikindi ugomba kugenzura, ugomba kureba ku ngingo y'ababyeyi, ukamenya niba ababyeyi be bombi bakiriho, niba afite umwe se niba bahari, barabana, baratandukanye, se babayeho bate, bafite ubuhe bushobozi, ku buryo nyine uzagenda uzi ko niba ari abakene, ugashakana nawe uzi ko uzagira uruhare mu kubitaho. Mbega ni byiza kumenya ababyeyi be n'uburyo babayeho, niba bafite cyangwa atabafite. Ikindi ugomba kumenya niba afite abavandimwe. Abavandimwe ugomba kubitaho. Se abavandimwe be ni bangahe, bavuka ari bangahe mu muryango, ese babayeho bate? Ugomba kubimenya kugira ngo ahari utazagira ibyo uvuga unenga kandi iwabo bihari, cyangwa utazagira ibyo uvuga ushima kandi iwabo hari nta bihari, cyangwa se batabishima bo. Ugomba rero kumenya aba bavandimwe be, ukamenya nibura amakuru y'ibanze y'abavandimwe, ukamenya nyine n'ubwenegihugu bw'uwo muntu. Nabwo ni byiza cyane kumenya igihugu umuntu akomokamo, kuko murabizi ko abantu bava mu gihugu kimwe akenshi baba banahuje imico. Usanga rero kumenya amakuru y'igihugu umuntu akomokamo ni ingenzi cyane. Tubibutsa ko turi gusoma igitabo cyitwa Choosing a Marriage Partner, guhitamo uwo muzashakana. Twagize ishyaka ryo gusoma kino gitabo kuko tubona amakuru arimo ari ingenzi cyane, kandi afasha abantu kumenya ibyo bakwiye kwitaho mu gihe bashaka uwo bazashakana, cyangwa se mu gihe bahitamwo uwo bazashakana. Murabona ko ingo zisigaye zisenyuka mu minsi yazo ya mbere. Rero kubaha aya makuru ni ikintu gikomeye, mubyiteho, mubyige, bizabafasha. Rero amakuru yerekeye inkomoko y'uwo mwifuza kurushingana ni ingenzi cyane mbere yo gufata icyemezo. Abasore n'inkumi bishora mu rukundo badatekereje cyane, badatekereje bihagije. Usanga bafite amakuru make cyane ku musore cyangwa umukobwa bashaka gushakana. Wakibaza uti ni gute umukobwa cyangwa se umuhungu mu gihe uhura bwa mbere mu modoka, ku rusengero cyangwa se n'ahandi, ureba nyine isura ye nyuma ukabona ni mwiza, ugahita umusaba urukundo, mugahita mupanga ibintu byo hejuru, imishinga mukayizamura yo kubana, kandi mu by'ukuri mugihura gutyo mutaziranye, ni ikibazo. Rero gukundana kubera isura ni intangiriro, ariko ntabwo ari cyo cyonyine ushingiraho uhitamwo uwo muzashakana, kuko twabivuze mu kiganiro giheruka. Mu by'ukuri isura y'inyuma ni ikintu cy'ingenzi, kuko twabonye ko ugomba guhitamo umuntu ureba nyine ukumva ukishimye, ukumva urishimye. Birya twise mu cyongereza choosing someone who turns you on. Ni ukuvuga ngo umuntu ureba nyine ukumva amarangamutima yawe aranezerewe. Ariko ntabwo ari byo by'ingenzi gusa, kuko ugomba kumenya no kwita ku bindi. Bano rero bakomeza batubwira bati si cyo kintu cyonyine gikwiriye gushingirwaho mu guhitamo uwo muzabana. Abateganya gushakana bagomba gushaka ufite imyitwarire myiza aho kwirukira ku isura.
ni imyitwarire y'umuntu yonyine ishobora kumara ubuzima bwe bwose. Mbega uko umuntu ateye, imico ye niyo abasha kumarana ibihe by'ubuzima bwe bwose, kuko ubwiza bw'inyuma bw'umubiri bwo bushirana n'uko umuntu agenda akura, agenda asaza, bigenda birangira. Namwe murabizi nyine ko umuntu agenda akura, agenda asaza. Rero ugiye guhita murebeye ku by'inyuma gusa byazarangira, urumva nyine wasigara wicuza. Rero bakomeza batubwira bati gerageza kumenya inkomoko y'uwo muntu utekereza kubana nawe. Batanga urugero bati ushobora kubana n'umugabo cyangwa se umukobwa, ugasanga umukobwa yakuyemo inshuro nyinshi, hari n'ibyiringiro byo kuzongera kubyara bidahari, cyangwa se ufite no gushaka umugabo wataye abana kure hirya no hino kandi atabashije no kubitaho, mbega umugabo w'ikirara. Mujya mubibona n'inaha birahaba mu Rwanda, si igitangaza. Ugasanga umuntu yavuye kuri iyo ngiyo mu ntara akaza i Kigali akihindura agasore rwose, agashaka umugore, ariko byagera hagati nyine akazasanga yaramubeshya amakuru. Gushaka amakuru ni ingenzi. Rero turabibutsa yuko gushaka ntabwo ari ibintu umuntu akora kuko yabyumvanye abandi, kuko bamushyizeho igitutu ngo shaka. Oya, habamwe ibintu byinshi by'imbaraga bisaba kwihangana, bisaba kuba uzi neza icyakwinjije muri iyo projet. Ni project nziza itari mbi mu gihe wahuye n'umuntu uhanye n'uko umutima ushaka, kandi mu gihe wahuye n'umuntu wujuje ibisabwa, cyangwa se wahuye n'umuntu ufite kamvuge karite nziza mu byo umuco uba wishimira, kuko umuco nyarwanda ubwawo uduha umurongo ukwiriye tubasha kugenderaho duhitamwo, nubwo tuba turimo tubivuga. Ariko uramutse kugendera ku mahame y'umuco nyarwanda, wabasha guhitamo neza kandi ukazagira urugo rwiza. Turabashimiye rero, dushoreje aha ngaha. Twabibutsaga yuko mu gihe uhitamwo uwo muzashakana, ugomba guhitamwo umuntu uzi neza amakuru ye yibanze. Rero n'ibindi twagiye tuvuga binyuranye ntabashije kurondora byose kugira ngo video itaba ndende cyane, tugende tubyiteho, dusubire inyuma turebe andi mavideo yagiye abanza. Ni episode mbikora mu episode. Rero ino ni episode ya 5 mu kiganiro cyitwa guhitamwo uwo muzashakana. Murakoze, Imana ibarinde. Twari kuri BBM official, muri kumwe na Teacher Elise.